umutoza tugiye kuganira nawe hano abenshi musanzwe mumuzi, ariko ni umwanya mwiza cyane wo kugira ngo mumumenye kurushaho. Nyakubahwa Minisita, nk'uko usanzwe ari umuco wa Gitore, izi ntore mbere y'uko zihabwa ikiganiro tubanza kubagezaho ibigwi by'umutoza ugiye kuganira nabo. Nyakubahwa Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, inshingano yahawe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika guhera ku itariki 31 Kanama mwaka wa 2021, ariko mbere y'uko aza muri izi nshingano yari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside. Mbere yaho yari umusenateri muri Sena y'u Rwanda guhera mu mwaka wa 2010 Ukwakira kugeza muri Werurwe 2015. Honorable Dr. Bizimana Jean Damascene yagiye aba muri komisiyo zitandukanye, hari muri 2006 kugeza 2009 yari muri komisiyo yakurikiranaga uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside, uruhare rwabo bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko yabaye na Vice Perezida wa Komisiyo y'Igihugu yakurikiranaga ibyiharurwa ry'indege Franco 50 yari itwaye Perezida Habyarimana. Honorable Dr. Bizimana Jean Damascene afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mategeko mpuzamahanga yakuye muri kaminuza ya Toulouse mu Bufaransa. Afite masters mu mategeko yakuye muri kaminuza ya Montpellier mu Bufaransa. Afite kandi n'impamyabumenyi ihanitse muri filozofi n'ubumenyamuntu. Akaba rero ari umutoza ufite ibigwi nk'uko twabibabwiye, yabaye umwarimu wa kaminuza, yanditse ibitabo bigera muri 3. Hari igitabo yise Inzira ya Jenoside yakorewe Abatutsi yagitangaje mu mwaka wa 2014. Hari ikindi cyitwa La contribution du tribunal pénal international à l'évolution de la justice pénale internationale yagitangaje mu mwaka wa 2004. Hari n'ikindi yise L'Église et le génocide au Rwanda yagitangaje mu mwaka wa 2004. Nyakubahwa Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, izi ntore mureba hano ziteguye yuko muziha ikiganiro ku mateka y'isenyuka ry'ubunyarwanda. Ni batozwa ishyaka ry'u Rwanda, ndetse turabatoreza no kuzaba indangamirwa z'u Rwanda. Umwami Cyilima Rujugira yaravuze ngo nuha umwana ibere ujye umwonsa n'u Rwanda. Uyu ni umwanya wanyu Nyakubahwa Minisita, reka bisubiremo neza. Umwami Cyilima Rujugira yagize ati nutamika umwana ibere ujye umutamika n'u Rwanda, uzaba urwongereje. Nyakubahwa Minisita, uyu ni umwanya wanyu wo kongereza u Rwanda. Murakoze, murakagira Imana y'u Rwanda. Uraho neza? Intore! Intore! Oh, ndishimye cyane. Naherukaga hano tuje gufungura itorero. Icyo gihe nasanze bamwe bagikonje, ariko nanezerewe nasanze mumaze gushyuha. Bikaba rero byerekana ko itorero rero rigenda neza. Ndababona n'ingufu, ndababona n'umurava. Muri bukazana agaciro twatangiranye twibukiranya
ishema, ishyaka n'ibindi nibyo bizirana nabyo. Ndabona byarabafashije, mukomereza aho rero. Uyu munsi rero naje kugira ngo noneho dukore ikiganiro ku mateka. Ngira ngo hari ibintu mubona bitatu hariya nubwo hari abari kure. Inshingano Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ifite intego zayo eshatu. Iya mbere, kubungabunga amateka. Iya kabiri, gushimangira ubumwe bw'Abanyarwanda. Iya gatatu, guteza imbere uburere mboneragihugu. Impamvu mpereye aho ngaho ni uko kugira ngo mwumve n'akamaro k'iki kiganiro, ni ukubera ko igihugu cyacu cyararebye gisanga gikeneye gukomeza kwigisha urubyiruko amateka yakiranze, amateka yaranze igihugu. Kubera yuko ayo mateka yaranze igihugu arimo ibice byinshi turi buze no kuvuganaho. Harimo igice cyashenye ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubumwe bw'Abanyarwanda bukaba bugomba kongera kubakwa no gukomeza gusigasirwa. Hanyuma rero abato nkamwe mukiga, mukigishwa, mukarererwa mu ndangagaciro zifasha kwigira kuri ya mateka, ameza tukayakomeza, amabi nayo tukayavanamo isomo, ariko tugamije kubungabunga ubumwe bw'Abanyarwanda kugira ngo u Rwanda rw'ubu n'uruzaza ruzahore ruteka igihe cyose. Ari nayo nshingano Minisiteri ifite. Iki gice cy'amateka rero nicyo tugiye kuganiraho. Amateka ni maremare, ndabaha gusa ingingo z'ingenzi ziyaranga. Duhereye ku buzima bwanyu mwebwe, muri bwisangemo ibice byinshi. Muri busange murebere ku babyeyi banyu, muraza gusanga hari abafite ababyeyi babo bari mu Rwanda muri 1994. Sibyo? Siko bimeze? Hari umufite ababyeyi banyu bari aha ngaha, jenoside basanga aha ngaha, mwebwe mwari mutaravuka, ariko ababyeyi banyu babwira ko babaga hano mu gihugu. Hari abandi mufite ababyeyi bari impunzi mu bihugu bitandukanye, impunzi muri Kenya, muri Tanzania, i Burundi, muri Kongo, i Bugande, wenda n'i Burayi n'ahandi, ariko bari impunzi. Sibyo? Ntimuhari? Abo babyeyi banyu bakaba baratahutse muri 1994 cyangwa nyuma yaho jenoside yakorewe Abatutsi maze guhagarika. Hari abandi mufite ababyeyi bababwira ko bahunze igihugu muri 1994, bajya Kongo, bajya Tanzania, bajyanywe na leta na guverinoma n'ingabo zakoze jenoside, barahunga bajya muri Kongo no mu bindi bihugu bidukikije, kugeza aho FPR Inkotanyi yongeye kubacyurira muri 1996 1997, n'ubu yewe hari abagitaha. Ibyo ni ibyiciro byose bigaragaza ayo mateka. Mbinyuzemo kugira ngo bafashe kumva uburyo amateka ari ngombwa, munahereye ku buzima bw'ababyeyi banyu. Hari n'abandi bafite nabo ababyeyi bagize uruhare muri ayo mateka, baba ababyeyi direct cyangwa se ababyeyi ba sogokuru na ba sogokuruza. Hari abagize uruhare muri jenoside, ariko umwana ukomoka ku bagize uruhare muri jenoside agomba kumva ko we nta ruhare abifitemo, kuko si we wakoze icyaha. Icyaha ni gatozi, icyaha cyakozwe n'umubyeyi ariko nticyakozwe nawe. Ariko ibyo nabyo mwumva ni amateka, ni amateka y'u Rwanda. Niyo mpamvu rero ari ngombwa ko mwebwe bato muyasobanukirwa, cyane cyane ko iyo muzajya ku mbuga nkoranyambaga muzabona n'abayagoreka, abayagoreka kubera impamvu zitandukanye. Muzabona abayagoreka kubera yuko hari abagize uruhare muri ya mateka mabi yo gusenya u Rwanda, mu gushyiraho politike isenya u Rwanda, politike y'ubwicanyi, politike yagejeje kuri jenoside. Abo rero baracyakomeza gukwiza ibinyoma bagamije nyine kugoreka no guhisha uruhare babigizemo. Hakaba nabo babeshya bakabyemera, hakaba n'abana babo n'abuzukuru babo nabo bakeka ko ibyo abo bantu bakuru bababwira ari byo koko.
mukabona ku mbuga nkoranyambaga bakuze ibyo binyoma. Mwebwe rero nk'intore mugomba kumenya amateka nyakuri yaranze igihugu cyacu kugira ngo bibafashe kumenya ibinyoma no kugira uruhare mu kwibeshyuza no mu kugira ishyaka n'ishema ryo gukunda igihugu no kuvuga ukuri ku gihugu. Ngiyo intego. Reka rero dukore ikiganiro mu bice nka bine. Icya mbere turebe u Rwanda mbere y'uko abakoroni barugeramo. U Rwanda mbere y'uko abakoroni barugeramo, uko rwari rumeze, uko rwari ruyoboye, uko rwari ruteye. Icya kabiri, abakoroni bageze mu Rwanda uburyo bakoresheje ngo basenye ubumwe bw'Abanyarwanda. U Rwanda mu gihe cy'ubukoroni, kuvuga uruhare rw'ubukoroni mu gusenya igihugu. Birashoboka ko hari n'abandi bagenzi banjye babibaganiriye, ariko ntacyo bitwaye no kubisubiramo. U Rwanda mu gihe cy'ubukoroni. Hanyuma turafata igice cya gatatu kirebana ni imitegekere y'u Rwanda nyuma y'ubwigenge. Imitegekere y'u Rwanda nyuma y'ubwigenge, ubwo ni icyiswe Repubulika ya mbere yayobowe na Kayibanda na Repubulika ya kabiri yayobowe na Habyarimana. Hanyuma rero turaza kuvuga mu ncamake ku gice cya kane kirebana na jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nzi neza yuko na Jenerali Kabarebe yabibaganiriyeho ku bijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu. Ngibyo u Rwanda rero dutangiye mbere y'uko abakoroni barugeramo, cyari igihugu gifite amahoro, cyari igihugu gitekanye, cyari igihugu Abanyarwanda babanye, cyari igihugu Abanyarwanda biyumva mu buyobozi bwacyo. Ubuyobozi bw'u Rwanda icyo gihe bwari bukuriwe n'uwo bitaga umwami. Umwami niwe wari umuyobozi w'ikirenga w'igihugu, kandi akaba umuyobozi w'ikirenga w'Abanyarwanda bose. Icyo gihe icyitwa amoko, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, byariho, ariko yariho nk'ibyiciro by'imibereho y'Abanyarwanda. Byari ibyiciro by'imibereho byarangwaga n'imyuga bakoraga. Abahutu bari abahinzi, bakoraga umwuga w'ubuhinzi, bari Abahutu. Bakoraga umwuga w'ubworozi, ubutunzi bw'inka, bari Abatutsi. Hakaba rero n'abakoraga umwuga wo kubumba no guhiga, abo bari Abatwa. Nicyo cyabarangaga. Ntabwo biyumvaga nk'abantu batandukanye. Ubundi icyitwa ubwoko, ikiranga ubwoko bivuga kuba muri mu cyiciro gitandukanye n'ikindi, gitandukanijwe n'ururimi, gitandukanyijwe n'imico, gitandukanyijwe n'imigenzo n'imigenzereze, gitandukanyijwe n'aho gituye n'ibindi n'imyemerere. Icyo nicyo kiranga icyitwa ubwoko. Ariko nimureba mu Banyarwanda, ibyo byose murasanga nta bihari, kuko Abanyarwanda batuye igihugu kimwe no kuva kera. Abanyarwanda bemera Imana imwe, urumva mu myemerere ni imwe. Imigenzo gakondo bakoraga imigenzo imwe, harimo guterekera kwari ukwibuka abakurambere, harimo kwita abana izina n'ibindi. Ntabwo bagiraga imigenzo itandukanye. Umwami rero yahuzaga ibyo byiciro byose by'Abanyarwanda. Ariko umwami mu miterere y'u Rwanda rw'icyo gihe yagiraga aho akomoka. Hari ubwoko gakondo bwatangaga umwami buri gihe, akava aho ngaho abami bakagenda basimburana. Ariko igikomeye mugomba gufata nk'abato nuko umwami nubwo yavaga mu cyiciro cy'Abatutsi, yavaga mu Batutsi, ntabwo yiyumvaga ko agomba gukorera Abatutsi gusa. Yiyumvaga nk'umwami w'Abanyarwanda. Yewe yarahiraga. Kurahira ntabwo bije vuba. Kurahira byatangiranye n'u Rwanda kuva rwabaho. Yararahiraga akagira ababaga bamukikije bitaga abiru bari abajyanama be,
bagomba kumufasha kujya yuzuza neza inshingano ze. Yarahiraga iki rero? Yarahiraga yuko yiyemeje kuba umwami w'abanyarwanda bose, umwami w'abanyarwanda bose. Akaba yiyemeje guharanira icyabateza imbere imibereho myiza yabo, imibereho myiza yabo. Hanyuma abiru bakajya bareba ko yuzuza izo nshingano uko bikwiye, babona aho agiye gutana bakanamugira inama. Umwami rero yari afite inzego zimufasha, aho ndahatinda. Numva niwe wari umuyobozi w'ikirenga, ariko icyo twakwita nk'inzego z'ibanze z'ubu ngubu, yari afite inzego z'ibanze zimufasha. Mu nzego z'ibanze rero harimo abo bitaga abatware, uko babitaga abatware. Mu batware bari ibyiciro bitatu. Hari abo bitaga abatware b'ingabo. Abatware b'ingabo ni ukuvuga ni uwayoboraga ingabo z'igihugu mu gufasha kurinda igihugu no kucyagura, kugaba ibitero kugira ngo cyaguke. Umutware w'ingabo. Hakaba uwo bitaga umutware w'ubutaka. Umutware w'ubutaka yabaga ashinzwe imirimo yose ijyanye n'ubuhinzi n'uburumbuke bw'igihugu. Noneho hakaba undi bitaga umutware w'umukenke. Umutware w'umukenke yabaga ashinzwe gukurikirana imirimo ijyanye n'ubworozi. Murumva iyo myuga itatu yari ifite izo nzego, kandi zikagenda zikagera mu giturage aho abaturage batuye mu nzego z'ibanze. Byari byubakitse gutyo, ariko ubayobora ku rwego rwo hejuru akaba umwami. Murumva ibihugu, nta bihugu bya Afurika byinshi byariho bifite imiyoborere nk'iyo, nta byariho. Iyo structure u Rwanda navuga ko wari umwihariko warwo. Ibyo rero nibyo abazungu basanze. Abazungu baje bazi ko u Rwanda kimwe n'ibihugu byinshi bya Afurika ari ibihugu byoroshye bashobora gutegeka uko bashaka, ariko basanze iyo mikorere, iyo myumvire, iyo miterere y'inzego z'ubuyobozi biri mu Rwanda, basanga bitazashoboka kubigisha imyemerere yabo, kubera ko abakoroni icyo baba bagamije ni ukugira ngo baze guhindura imyemerere, imikorere, imiterere y'abanyagihugu, kugira ngo babahindure, babashyiremo imico yabo, hanyuma babategeke, banabatware ubukungu bwabo, babahindure mu myumvire, babategeke. Uko niko umukoroni akora. Ibyo kandi mu bifatanye mukeka ko byarangiye, n'ubu ibihugu byitwa ko bikomeye biracyafite iyo myumvire yo kumva ko bigomba gutegeka Afurika uko byifuza, ariko mu nyungu zabyo, kugira ngo bavanemo amabuye y'agaciro n'ibindi bibafasha bwo kwiteza imbere, ariko Afurika ikomeza isigara inyuma. Niyo mpamvu rero abanyafurika, ngo ndavuga abanyarwanda twebwe, ariko n'abanyafurika muri rusange, tugomba kumva iyo risike ihari ku mikorere y'ubukoroni bwabo bwa kera n'ubw'ubu ngubu kuko butarangiye. Spiriti yabwo ni imwe. Iyo rero baje bagasanga abantu bashyize hamwe, icyo gihe kubatanya ntibishoboka. Niyo mpamvu rero mu Rwanda bakoresheje strategy yo kubatanya. Icya mbere bakoze, baraje nyine babanza kwitegereza uko sosiyete nyarwanda imeze. Basanga sosiyete nyarwanda ukomeze kubabwira kuba ifite ubuyobozi bw'umwami n'inzego zimwungirije, kandi abanyarwanda bose bonamo kimwe. Basanga abanyarwanda bafite ubumwe. Ikintu cy'ubumwe bw'abanyarwanda, inyandiko za mbere z'abazungu barabigaragaje, barabivuga mu bitabo byabo banditse, baba abapadiri n'abakoroni ubwabo. Ati iki gihugu gifite abaturage bashyize hamwe, bibona mu buyobozi. Kugira ngo rero tugitegeke, ni uko ibyo tubisenya, tubikuraho. Naho ubundi tutabivanaho ntabwo bizashoboka. Abamisiyoneri gatolika rero, abapadiri bera, nibo bo bashakaga, bageze mu Rwanda mwaka w'1900, baza bashaka kwigisha imana yabo, imana y'abazungu,
n'imyemerere yabo ya gikristo. Muzi ko abakristo bemera ko haba Imana imwe ariko ngo igizwe n'ubutatu butagatifu, Imana, Yezu, Roho Mutagatifu, gutyo niyo myemerere yabo. Iyo ntabwo ari y'Abanyarwanda. Ariko abapadiri bashaka nyine kwigisha iyo myemerere yabo, basanze bidakunda batabanje gusenya Imana y'u Rwanda Abanyarwanda bemeraga. Noneho bumvisha Abanyarwanda ko ibyo bemera, ibyo twemera twebwe ari ibya gipagani, ko ibyo bintu bya gipagani tugomba kubireka tukemera ibivuye ahandi kuko ari byo bitagatifu. Umva no kuzana inyito nshya ati ibyacu nibyo bitagatifu, ibyanyu ni ibya gipagani. Ibyo Abanyarwanda bakoraga byo kwibuka abakurambere ibyo barabica, ni ukuvuga guca umuco nyarwanda n'ibiwuranga bikorwa n'abapadiri. Kugira ngo rero babigeraho baravuze bati tugomba mbere na mbere guhindura imyemerere n'imikorere y'abana batoya. Tugomba gufata abana tukabashyira mu mashuri, noneho mu mashuri tukabigisha ibyacu, tugahindura abana. Noneho amashuri ya mbere barayashinga mu mwaka w'1929. Ishuri rya mbere ryisumbuye, ngo mpere ku ryisumbuye ariko abanza yatangiye hagana mu mwaka w'1920. 1929 bashinga ishuri ryisumbuye, secondary school. Ishuri rya mbere barishinze mu mujyi wa Huye, ryitwaga groupe scolaire. Ubu ni ishuri bita ishuri ry'indatwa, groupe scolaire d'Astrida. Iryo shuri rya groupe scolaire mbabwiye ko ryatangiye mu mwaka w'1929, rihabwa abihaye Imana b'Ababiligi bita abafurere b'urukundo. Muri strategie yabo baravuga bati kubera yuko abatutsi ari bo benshi biganje mu nzego z'ubuyobozi, tugomba gufata abana babo tukaba aribo dushyira mu mashuri. Icyo nibagiye kubabwira ni uko muri bya byiciro by'imiterere y'ubuyobozi, abatware b'ubutaka abenshi bari Abahutu kubera ko nabo bakoraga umwuga w'ubuhinzi. Abatware b'umukenke abenshi bari Abatutsi kuko aribo bahingaga. Mu batware b'ingabo wabonagamo bose, harimo n'abatwa kuko abatware nabo wasanga bafite impano yo kumenya kubyina, kwirukanka, kubera ko banahigaga bari bazi kwiruka vuba no kurasa kubera guhiga. Wabasangaga rero mu ngabo kubera kumenya kurasa no kumenya kwirukanka, byaturuka ku mwuga wabo wo guhiga. Ibyo rero byatumye abapadiri, nicyo nababwiraga, mu gutangiza amashuri ya mbere baravuze bati kubera ko abayobozi benshi begereye umwami baturuka mu cyiciro cy'Abatutsi, reka dufate abana babo tuba aribo dushyira mu ishuri bonyine. Noneho babigena ku buryo 50% bashyiramo Abatutsi bo mu Rwanda na 50% bagashyira mu ishuri Abatutsi b'i Burundi, kubera ko icyo gihe u Rwanda n'u Burundi byari igihugu gifatanye mu rwego rw'ubukoloni cyitwa Rwanda Burundi. None iryo shuri ry'Ibutare ryo muri groupe scolaire bagashyiramo 50% Abatutsi na 50% Abatutsi bo mu Rwanda na 50% b'Abatutsi bo mu Burundi, gutyo. Abo bana rero bari mu cyiciro bari hasi yanyu gatoya. Iyo babaga bageze mu ishuri babaga muri internat, batahaga rimwe mu mwaka, ariko bakamara umwaka wose kuva mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwa 6 babigisha imico itandukanye n'iy'Abanyarwanda, n'imirire bikaba bitandukanye. Abana b'Abanyarwanda barya ibijumba, bakarya ibishyimbo, bakarya imyumbati, bakarya amateke, bakarya umutsima w'uburo w'ingano, bakanywa igikoma. Bageze mu ishuri rero bakabigisha kurya ifiriti, bakabigisha kurya ibyitwa burete, ni ukuvuga za nyama ziseye babumbye, bakabigisha kurya umureti, bakabigisha kunywa icyayi, bari bamenyereye kwinywera amata y'ikivuguto n'inshyushyu.
mbega bakabigisha kurya ibiryo bikaranze. Bari bamenyereye kurya ibikarangishije ibyo bita ibirunge, ni ukuvuga amavuta y'inka. Mbega barabahindura, bumva batangiye kuguhindura mu mirire biragorana. Ba basore rero na za nkumi baba baje mu kiruhuko, bazaga rimwe mu kwezi mu mwaka nababwiye, bakagera iwabo bagasanga ibiryo mu giturage baryaga barabyibagiwe. Yarya ikijumba, igifu kikaba kitagishobora, akabyimba akarwara mu nda hakamurya. Yarya umwumbati reka da, yarya ibishyimbo reka da, agatangira kubwira ababyeyi ati ariko ndumva nshaka kwisubira mu ishuri ryewe, ibiryo byanyu ndabona binaniye. Ni ukuvuga abana batangiye gutakaza indangagaciro, batangiye gutakaza umwimerere wabo, ariko atari bo bivuyeho. Ayo mashuri bayamaragamo imyaka 7. Nababwiye ko igice cya mbere gitindaho kugira ngo mwumve uburyo abanyarwanda bahinduriwe imiterere n'imibereho yabo, duhereye aho ngaho ku burezi, duhereye ku biribwa babahaga, noneho no kubumvisha ko ngo ni icya kabiri, bakabigisha ko bati mwebwe muri intiti. Haje ijambo rishya, intiti ni ukuvuga ni uwize urusha abandi ubwenge, ubarenze. Bakoresheje mu gifaransa bivuga ngo ni uri evoliwe, ni ukuvuga wateye imbere, ntabwo ugihuriye n'abasigaye mu giturage, baba abasore bagenzi bawe, baba inkumi bagenzi bawe basigaye, uri evoliwe, uri intiti, urabarenze, uri indatwa. Noneho rero abo bantu bamara kurangiza babigishaga kwigisha, bakabigisha ubutegetsi, bakabigisha kuba abagoronome, bakabigisha kuba veterineri n'ibindi myuga itandukanye, no kuba abaganga. Iyo barangizaga bajyaga noneho gukorana n'abazungu, bakaza bungirije abazungu bakabakoresha hirya no hino mu giturage. Iyo myuga rero yuko kuba barafashaga abazungu mwako kazi kabo, kandi mwumve ko bose babavanaga mu miryango imwe n'imwe y'abatutsi, ntabwo ari abatutsi bose. Nicyo cyatumye ubwo muri za 59 habaho kuvuga ko abahutu bakandamijwe, hanyuma abatutsi nabo bagakandamiza abahutu. Byaturutse aho ngaho, byaturutse ko abagiye mu mashuri ya mbere batoranyijwe mu miryango y'abatutsi, baba ari nabo b'abakozi ba leta bakorera abakoloni. Kandi imirimo myinshi yakorwaga mu gihugu, harimo imirimo yo guharura imihanda, imirimo yo guhinga kawa, imirimo yo gucukura imiringoti irwanya isuri. Niyo mirimo yakorwaga, igakorwa n'abaturage, ariko iyobowe na ba bandi babaga barangije amashuri yisumbuye bakorera abakoloni. Ariko amategeko yakurikizwaga nayo ni amategeko yari yarashyizweho n'abakoloni. Abakoloni rero bashyizeho amategeko ateye ati, nacyo ni ikintu gikomeye, bashyizeho amategeko agena icyitwaga uburetwa. Uburetwa ni ukuvuga ni ibihano byahabwaga abantu babaga batujuje imirimo uko yagenwe n'abakoloni. Akenshi ibyo bihano byabaga ari ugukubitwa inkoni. Ndabahingira kugira ngo mushobore kubyumva neza. Kugira ngo hubakwe amazu ya leta hakoreshwaga amatafari. Ayo matafari yakoreshwaga yewe no kubaka za kiliziya, hakoreshwaga amatafari. Ayo matafari yakoreshwaga ntabwo yakorerwaga ahantu hose mu Rwanda, yakorerwaga ahantu hamwe na hamwe. Amenshi yakorerwaga i Kabgayi amatafari, kuko muzi ko kugira ngo amatafari ashobore kubumbwa bisaba ibumba. Noneho tuvuge amazu yubakwaga i Kigali, amatafari yubakaga amazu y'i Kigali yaturukaga i Kabgayi, abaturage bakajya kuyatunda bayahetse. Uwabaga rero adashoboye guheka ayo matafari, urumva kujya kuguhekesha amatafari yava i Kabgayi yazana i Kigali ku maguru, ibyo ni uburetwa, kuko mwumva bisaba imbaraga, ni agahato. Uburetwa niyo mirimo yakoreshwaga ku gahato. Uwabaga rero atabishoboye, niba bagennye bati wenda urikorera amatafari afite ibiro 20, ukaba udashoboye kubitwara, wakubitwaga inkoni.
cyangwa bakagena bati buri munsi mugomba kuba muvuye Kigali mukajya Kabgayi mukagaruka. Uwo byananiraga kandi ahetse amatafari, uwo byananiraga nawe yakubitwaga izo nkoni. Izo nkoni zabaga zaragenwe n'abakoloni zanditse mu mategeko yabo, ariko wazikubitaga ninde? Ni umunyarwanda wazikubitaga abitegetswe n'abakoloni. Umunyarwanda akazikubita abandi banyarwanda, murabyumva, akazikubita abandi banyarwanda. Buriya amazu ya mbere yubatswe muri Kigali yubatswe muri ubwo buryo, ibyo rero bise uburetwa, bwarakoreshwaga cyane. No gukora imihanda iyi ngiyi tugendamo nabwo yakoreshwaga abaturage, ariko bahagarikiwe n'umukozi w'abakoloni w'umunyarwanda. Icyo muracyumva. Ikindi rero kiri abakoloni bakoze, ikindi cyo abakoloni bakoze icyitwa reforme, impinduramatwara. Icyo nacyo mugifate, reforme korwa n'Ababiligi barimo witwaga Voisin n'uwitwaga Mortehan. Voisin na Mortehan. Iyo reforme yaje ivuga iki? Iyo reforme yaje ivuga ko abashoboye gutegeka ari Abatutsi gusa, ko Abahutu nta bushobozi bafite bwo gutegeka. Ko rero Abahutu bari mu nzego z'ubuyobozi, ni ukuvuga abari mu nzego z'abatware, nazibabwiye, baba abatware b'ubutaka, abatware b'umukenke n'abatware b'ingabo, ko bagomba kuvamo bagasimbuzwa Abatutsi. Hashingiwe kuri iyo myumvire abakoloni bashyizeho, ariko igoramye, yo kuvuga ko bashoboye gutegeka ari Abatutsi gusa. Noneho habaho iyo reforme yatangiye mu mwaka w'1926 kugeza mu mwaka w'1932, kuko yamaze imyaka 6 guhindura inzego. Abayobozi barimo b'Abahutu n'Abatwa barirukanwa, basigazamo Abatutsi gusa bo mu miryango imwe n'imwe. Imyaka 6. Icyo kirangiye bashyiraho indangamuntu. Nta ndangamuntu Abanyarwanda bagiraga, bashyiraho indangamuntu zirimo amoko. Bashyira indangamuntu zirimo amoko. Mu mwaka w'1932 bandikamo ubwoko Hutu, ubwoko Tutsi, ubwoko Twa. Mu gushyiramo rero ayo moko, zo ndangamuntu zirimo amoko, nabwo bagendeye bashingiye ku bintu bitari byo, bagashingira ku ndeshyo yo kuvuga ko Abahutu badashobora, ari umuntu upima metero 1 na santimetero 70, ko Abahutu badashobora kurenza metero 1 na santimetero 70, kandi ko Abahutu badashobora gutunga hejuru y'inka 10. Noneho bakagupima, basanga ufite metero 1 na santimetero 69, ufite munsi y'inka 10, immediately bakandika muri ya ndangamuntu yawe kuri uri Umuhutu. Basanga ufite metero 1 na santimetero 71 cyangwa birenga, utunze hejuru y'inka 10, ako kanya uri Umututsi. Abatwa rero bo bakavuga ko ni abantu bafite munsi ya metero 1 na santimetero 60, kandi badafite ikintu batunze namba. Ni ukuvuga ko babona umuntu ufite uburebure bwa metero 1 na santimetero 59 udatunze inka n'imwe, kuko icyo gihe ubukire bwari ubutunzi bw'inka, nibwo bwari ubukire bw'u Rwanda. Uwo muntu bagahita bamugira umutwa. Nguko uko bakoze ikiswa amoko y'u Rwanda, ku buryo wasangaga hari abantu bavukana, umwe yahawe indangamuntu ko ari Umuhutu, undi yahawe indangamuntu ko ari Umututsi. Kubera iki? Kubera ko umwe afite metero 1 na santimetero 69 cyangwa 65, undi akaba afite metero 1 na santimetero zirenga 70, kandi atunze hejuru y'inka 10. Icyo gihe akaba Umututsi, undi bavindimwe akaba Umuhutu, kuko batareshya mu burebure, batanatunze inka zingana. Nguko uko abakoloni baduhaye izo ndangamuntu. Binabereka ko n'amoko ubu ngubu yanakoreshejwe mu 1994 na mbere yaho, kuvuga Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, bigashingirwa ku ndangamuntu abantu banditseho. Zari indangamuntu zikosheje, kubera ko intangiriro yazo yari ikosheje, yatangije. Wasanga Abanyarwanda bavuka ku muntu umwe, ariko ugasanga babahaye indangamuntu zitandukanye. No mu myaka dufite umwanya, igihe nikizagera umuntu yazabereka,
no mu myaka y'ejo bundi vuba ya za 80 wasangaga abantu bakibura n'ubwoko avuga ati ariko jyewe mwanyanditseho ko ndi umututsi ati nyamara ndi umuhutu, agatanga ikirego mu nzego no mu bucamanza agashingira ku gisekuru agaragaza ibyo bintu. Ibyo rero byazanywe n'abakoloni nibo baduhemukiye batyo. Ikibazo rero, ikibazo cyabaye ko ibibazo byabaye bibiri. Icya mbere, ahagana mu mwaka w'1950, mwumva ibyo byose babikoze hagati y'umwaka w'1900 n'1950, mu gihe cy'imyaka 50. Mu gihe cy'imyaka 50 abakoloni n'abamisiyoneri bari bamaze gusenya ubumwe bw'abanyarwanda ku buryo bukomeye, babumvisha ko ari amoko atandukanye. Iyo buryo babashyize mu mashuri mwabyumvise, bari babatandukanyije pe. Hanyuma guhera mu mwaka ahagana mu mwaka w'1950 no gusubiza hejuru, hari muri Afurika muri rusange, atari mu Rwanda gusa, muri Afurika muri rusange hari abantu bari bamaze kubona yuko iyo mikorere y'abakoloni ari mibi, iriho isenya Afurika, iriho isenya n'u Rwanda. Haza abantu rero abaridazi babirwanya. Muri Kongo yiduturanye hari umugabo witwaga Patrice Lumumba, iyo zina mujya mubyumva. Patrice Lumumba yari umuntu mu myumvire ye wabonye ububi bw'ubukoloni, agaharanira yuko Afurika, Kongo iyoborwa n'abakavukire, ko bakavukire bakwiye guhabwa ububasha bwo kwiborera igihugu. Mu Rwanda twari dufite abantu nka Rudahigwa n'abatekerezaga atyo. I Burundi Rwagasore, umwami w'i Rwagasore n'abatekereza atyo. Ibihugu nko muri Ghana bitwa ba Kwame Nkrumah, Guinea bitwa Sékou Touré. Umva muri Afurika hari hamaze kuza abantu babona ko ubukoloni bukwiye kuvaho. Mu Rwanda rero naho iyo nkubiri yarahageze, iyo nkubiri ya demokarasi yo kubona ububi bw'abakoloni. Bamwe mu bari barize mu ndatwa, bamwe mu bari barize muri groupe scolaire rya shuri nababwiye, babaye ku isonga y'ababona ibyo bintu, bakora inyandiko bise mise au point. Inyandiko bayikoze mu mwaka w'1957, mwaka w'1957 mu kwezi kwa kabiri. Mise au point ni nko kuvuga ni nko gukora update, ati turashaka update. Ni nko bati uko ibintu biteye. No mu yandiko abo bantu, iryo tsinda ry'abo bantu berekana ko hari akarengane mu Rwanda, berekana ko ubukoloni bwashenye ubumwe bw'abanyarwanda, berekana ko ubukoloni bukwiye guhinduka, berekana ko abanyarwanda bamaze gukura, bafite maturite, bafite ubumenyi, bafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu cyabo no kukibanamo. Iyo nyandiko ije kandi yakozwe, abayikoze abenshi cyane muri bo ni Abatutsi bari barize muri groupe scolaire, barigishijwe n'abakoloni kandi ari abakozi b'abakoloni. Ibyo bintu rero abakoloni babibonyemo nk'akagambane, bavuga bati kwe ba bantu twigishije tukabaha akazi, tukaba ari twe tubagejeje aha ngaha, niba bashaka ko tugenda rero ibi ntitubyemeye. Noneho abakoloni nabo bafata strategy yo gushaka abandi banyarwanda, noneho batari Abatutsi, yo gushaka abandi banyarwanda b'Abahutu bize, barimo bize mu maseminari, barimo n'abize mu yandi mashuri, kuko ubwo nyuma yo gushinga groupe scolaire hashinzwe n'andi mashuri, i Nyanza, Izaza, i Rwaza, ku Nyundo, akajya ajyamo abanyarwanda benshi b'amoko yose, cyane cyane Abahutu bakiga mu maseminari, nubwo harimo Abatutsi mu maseminari. Abahutu bakiga abenshi bize mu maseminari, ariko no mu ayo mashuri cyane cyane ay'ubwarimu, Izaza, i Nyanza, ku Nyundo n'ahandi. Hanyuma rero abamisiyoneri bashaka bamwe mu Bahutu, barababwira bati ikibazo ntabwo ari twebwe bakoloni, ahubwo ikibazo ni ba Batutsi bakeya mu gihugu babakoresha imirimo y'uburetwa. Wibuka uburetwa niyo mpamvu nababwiye,
ikibazo kiri mu Rwanda, bati niba abatutsi babakoresha imirimo y'uburetwa, babategeka kandi aribo bake mu gihugu. Bati rero turagira ngo tubafashe, mwebwe mujye ku butegetsi, abatutsi mubavaneho, hanyuma mutegeke u Rwanda dufatanyije. Abo bahutu rero bashyizwe hamwe n'abakoloni gutyo, noneho nabo bandika inyandiko yiswe Manifeste des Bahutu, manifeste y'abahutu bayandika ku itariki 24 z'ukwa gatatu mu mwaka w'1957. 24 z'ukwa gatatu 1957. Mwumvise ko mise au point iyo yari yanditswe mu kwezi kwa kabiri, indije nyuma y'ukwezi. Ariko mu by'ukuri nubwo iyo nyandiko yitiriwe ko ari abahutu bayanditse, yari yateguwe n'abakoloni ndetse bafashijwe n'abapadiri b'abazungu, ariko isinywa n'abahutu bari bayobowe na Kayibanda, barimo Mbonyumutwa, barimo Gitera n'abandi. Murumva ko mu Rwanda muri mwaka w'1957 hatangiye ibyiciro bibiri bihanganye. Icyiciro cy'abatutsi cyifuza demokarasi, cyifuza impinduka, hakaba n'icyiciro cy'abahutu gishyigikiwe n'abakoloni, cyo kidashaka ubwigenge bw'igihugu, gishaka ko ubutegetsi bw'abakoloni buhama, ariko bagategekana n'abakoloni. Ibyo rero mwumva ko gutanya abanyarwanda byageze muri politiki ku buryo buremereye. Cyo ni politiki. Ubwo rero hakurikiyeho iki rero? Hakurikiyeho gushinga amashyaka ya politiki. Noneho amashyaka ya politiki aza atangira ashingiye kuri uko guhangana hagati y'abahutu n'abatutsi, kandi ari abakoloni babikwije. Ishyaka rya mbere rya politiki ryashinzwe ni iryo rya UNAR, ryitwaga UNAR, Union Nationale du Rwanda. Union Nationale du Rwanda ni ya yindi yashinzwe n'abatutsi baharanira ubwigenge, ko u Rwanda rukwiye kwigenga kandi rugategekwa n'abanyarwanda bose, ari abazungu barwanyije. Irya kabiri riza ryitwa Parmehutu. Biri mu Gifaransa, batacyumva yenda birubagora, ariko ndiho ndavuga mu Kinyarwanda murabyumva. Kandi bambwiye ko n'Ikinyarwanda abatakizi mumaze kukimenya, ariko kamaro k'iri torero muzakomereza aho rero. Muzakomereza Ikinyarwanda, kiroroshye, narwo rurimi rwanyu. Imyaka kandi mufite buriya abantu bariga bakamenya vuba, ururimi murufata vuba. Parmehutu bivuga ngo ni ishyaka rigamije imibereho myiza no guteza imbere abahutu. Numva ishyaka rya mbere ryari rigamije ubwigenge bw'abanyarwanda kandi buje abanyarwanda bose. Parmehutu yo ari ishyigikiwe n'abakoloni n'abapadiri, ije ivuga ko iharanira imibereho myiza n'iterambere ry'abahutu bonyine, kandi ikavuga ko abatutsi bakandamije abahutu mu mateka, ko abatutsi aribo bateye ibibazo byo mu gihugu, bakandamije abahutu. Ayo mashyaka rero, Parmehutu ishyigikiwe n'abakoloni. Noneho muri 1959 abakoloni bafasha ya Parmehutu kuvanaho ubwami, kuko ubwami bwari bukiri mu Rwanda ariko bwaragiye bucika imbaraga kubera izo mpinduka abakoloni bagiye bakora. Ndetse umwami Musinga, icyo sinakibabwiye, igihe bapimaga abantu babashyira mu bwoko, bashyiraho indangamuntu, Musinga yarabyanze, izo mpinduka yarazanze. Azanze abakoloni icyo bakoze, bamuciye mu Rwanda, bamuvanye mu Rwanda ku ngufu, bamujyana muri Kongo, kubera ko yangaga impinduka zabo. Nuko rero Rudahigwa yamusimbuye, ari umuhungu we. Rudahigwa yamusimbuye we ahindura strategy, ntiyarwanya abakoloni, ariko akomeza nawe gushyigikira impinduka nziza, ariko akabikora yitonze, kuko yari yamaze kubona ko abakoloni bafashe se bakamujugunya mu mahanga. Muri 1959 rero nibwo abakoloni bashyigikiye cya gice cya Parmehutu, rya shyaka rya Parmehutu ritangiza ubwicanyi ku Batutsi.
babyita ko ari revolution, impinduramatwara. Bica abatutsi bahera ku bari mu nzego za leta, bahera ku bari mu nzego z'ubucamanza, ariko no mu giturage abatutsi baratwikirwa, baricwa, batabwa mu mazi. Abenshi barokotse bahungiye kuri za paruwasi gatulika. Icyo gihe ntabwo bateraga za paruwasi bazihungiramo, bashobora kubarokokera, ariko abenshi bahungira mu bihugu by'amahanga, bahungira mu bihugu by'amahanga. Abo bahungiye mu bihugu by'amahanga harimo ba sogokuruza b'ababyeyi banyu cyangwa se n'ababyeyi banyu bamwe. Icyo gihe nibwo mu Rwanda hatangiye ubwicanyi twavuga bushingiye ku kiswa amoko, kuko ako gatsiko kari muri Parmehutu niko kakwije mu baturage ko abatutsi bose ari abanzi b'u Rwanda, ko abatutsi bamereye n'abahutu, ko abatutsi bagomba kwicwa. Ubwicanyi buratangira. U Rwanda rwabonye ubwigenge muri 1962, ariko harimo ayo macakubiri, harimo uwo mwiryane, harimo iryo vangura. Muri 1963 b'Abanyarwanda bari barahungiye mu mahanga bakomeje kugenda basaba kugaruka mu Rwanda, u Rwanda ntirubyemere. Hanyuma rero hari bamwe muri bo bari Burundi bishyira hamwe batera u Rwanda kugira ngo bagaruke mu gihugu ku ngufu, ariko bake cyane, abantu bake rwose. Noneho bagaba igitero abantu bagera nko ku 100, sinzi niba n'ijana ryarageragaho, ariko ni nk'abo badafite n'intwaro. Batera mu Rwanda baturutse i Burundi, banyura mu Bugesera. Hanyuma rero bageze mu Bugesera, leta ihita itangiza gahunda, propaganda, ideology yo kuvuga ngo abatutsi bateye igihugu. Naho ngaho ijambo inyenzi ryavuye. Inyenzi ni ukuvuga n'abantu bagenda rwihishwa. Muzi ko inyenzi n'ubundi zigenda mu mwijima, nta nyenzi igenda ku manywa, no ku manywa bayihishe mu byatsi. Bati hari inyenzi zaje, numva abo bateye bitwa inyenzi. Bati hari inyenzi zateye igihugu zivuye i Burundi zishaka guhiruka ubutegetsi bw'abahutu. None abahutu bagomba kongera guhaguruka bakishyira hamwe, bakirwanaho, bakirengera, bakica abatutsi, kuko abatutsi ari abagambanyi. Muri 1963 abatutsi barongera baricwa, benshi, cyane cyane mu turere twa Nyamagabe, yahoze ari perefegitura ya Gikongoro, Nyamagabe, Nyaruguru, igice cya Huye, yahoze ari Kibungo hariya, ubwo ni ukuvuga uturere twa Kirehe, Ngoma, Kayonza, Rwamagana, perefegitura Cyangugu, ubwo ni Rusizi, Nyamasheke, Kibuye, ni Karongi, Rutsiro, na hano yewe za Musanze, Nyabihu. Ahantu henshi abatutsi baricwa muri 1963, noneho ku bwinshi barenze abo muri 1959. Ku buryo icyo gihe muri 1963 ni nabwo inyito jenoside yakoreshejwe bwa mbere n'abanyamahanga, kubera ko byagaragaye ko abatutsi bariho bicwa hashingiwe ku bwoko bwabo, ku cyiciro cy'ubwoko bashyizwemo. Nyuma icyo gihe abatutsi bamwe abarokotse barongeye barahunga bajya mu bihugu by'amahanga, bongera umubare w'impunzi zisanzwe zari zarahunze muri 1959. Murumve ko bwa bumwe bw'Abanyarwanda tuvuga bwahozeho, murumva aho bugeze. Abanyarwanda bamwe barica abandi barahunga, abandi babaye impunzi mu gihugu imbere. Ibyo ubwo murumva ni 1963, ni ku butegetsi bwa Kayibanda na Parmehutu. Hanyuma ubwo ndihuta, wenda ibindi twaza kubiganira mu bibazo, yewe ntabarambira cyane. Kayibanda yarategetse kugeza muri 1973. Muri 1973 rero habaye ikindi gikorwa kibi, kuko murumva ubwo hagati ya ariko reka mbere muri 1966 mwese mwari mutaravuka. 1966 nanjye nari uruhinja, nari mfite imyaka 3, nari gatoya. Muri 1966 leta yashyizeho amabwiriza n'amategeko agenga impunzi. Amategeko yavugaga ko impunzi zahunze u Rwanda muri 1959
yewe n'imyaka yakurikiyeho, kuko no muri 60, 61, 62 Abatutsi bakomeje kugenda bicwa, ariko cyane cyane no kubatwikira, abandi bakabimura ku gahato bakabajyana mu Bugesera guturayo, kuko Bugesera ntibwari butuwe cyane. Noneho amategeko yo 66 akavuga iki? Akavuga ko impunzi zahunze z'Abatutsi zahunze, zaba izagiye hanze y'igihugu, zaba n'izavuye mu byabo zikiri mu Rwanda imbere, ko zidafite uburenganzira bwo kugaruka gusaba imitungo yabo. Ukuvuga ntibafite uburenganzira bwo kugaruka gusaba amasambu, ntibafite uburenganzira. Bijya mu mategeko, itegeko rya Kayibanda 66 mu kwezi kwa kabiri. Icya kabiri, ayo mategeko akavuga ko impunzi zahunze igihugu nazo zidafite uburenganzira bwo kugaruka mu Rwanda, kereka nizandika zikandikira ubutegetsi bw'u Rwanda zigahabwa uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu. Icyo gihe kwandika ntabwo byari ibintu byoroshye se ubu ngubu nimuva hari babasubiza telefoni zanyu, urahita ufata telefoni wandikira umubyeyi wawe cyangwa wandikire mugenzi wawe uri hirya no hino, uhita umubwira. Icyo gihe no kubona ikayi n'urupapuro muri 66 byari bike cyane. Kwari ukwandika agapapuro kakajyana kuri paruwasi gatulika, bikazategereza umupadiri uzava wenda i Kampala akazaza i Kigali agashakisha aho umubyeyi wawe yaba ari, cyangwa urwo rupapuro akarugezana ko mu nzego za leta, ubwo leta yagusubiza se kuvanye hehe? Byari ibintu bitashobokaga mu by'ukuri. Leta yashyize gutyo ari amananiza, kuvuga ngo impunzi ishaka gutaha izajya yandika isaba uburenganzira, byari amananiza. Mutekereze, murabona ubu ngubu muri hano muri Inkumba mu karere ka Burera, Ubugande ntimubona hari hirya hano, nimusohoka bereka Ubugande ni hariya. Ubugande murahabona, uri hejuru ya musozi uhita ubona umupaka wa Cyanika. Ubugande ni hafi cyane, ni ku birometero bitarenze 10 uvuye hano ugeze Ubugande. Mutekereze n'impunzi impunzi z'Abatutsi zabaga ziri i Bugande ku mupaka hariya hakurya, zarasize ubutaka bwazo hano muri Burera, bakavuga ngo ntushobora kugaruka kugira ngo wambuke uze mu Rwanda, kandi uhabona ngo andikira ubutegetsi bw'i Kigali ubusaba uburenganzira bwo kuza, kandi ari uje iwanyu. Kandi kugira ngo wandike icyo cyancitse byasabaga ko ibaruwa uyinyuza muri ambasade y'u Rwanda aho iri. Ibihugu byinshi ntabwo byageraga za embassies. Tuvuga ambasade y'u Rwanda iri Kampala, umuturage uri hakurya hano ku mupaka wa Cyanika agiye kwandika ibaruwa, ayijyanye i Kampala muri ambasade y'u Rwanda asaba uburenganzira bwo kuza mu gihugu, ko kuba yakwambuka metero 20-10 z'umupaka akabageza iwabo. Niba yari amananiza ya leta yashyizeho. Ibyo rero, iyo politike yo gukumira impunzi yatumye abanyarwanda bo mu mahanga n'abahavukiye batarashoboye kugaruka mu gihugu cyabo. Ariyo mpamvu mubona mwebwe bamwe muri mwe mufite ababyeyi banyu bavukiye mu mahanga bakahakurira bakahaba bitwa impunzi, badashobora kuza mu gihugu cyabo. Nuko hari harashyizweho ayo mategeko ategeka ko abanyarwanda b'impunzi n'abakomoka ku mpunzi badafite uburenganzira bwo kuza mu gihugu bitanyuze muri izo nzira nababwiye. Afande Kabarebe yabasobanuriye uburyo abo bantu baje kwishyira hamwe bagashinga RPF kugira ngo bashobore kuza kubohora igihugu, bagarura bw'abanyarwanda, kandi bace ako karengane abanyarwanda bakorerwaga. Ariho urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiriye. Bigeze no muri 73 leta yarongeye ishyiraho politike yo kongera kwica Abatutsi. Bavuga iki? Icyo gihe bashinze ikintu cya ideology cyo kuvuga ko mu mashuri umubare w'Abatutsi wabaye munini muri 73, ko umubare w'Abatutsi wabaye munini, ko rero Abatutsi bagomba kugabanywa mu mashuri. Nabwo byari ibinyoma, ntibyari byo, ko Abatutsi bagomba kugabanywa mu mashuri bakirukanwa, ngo kugira ngo batazaba benshi bakongera bagategeka Abahutu. Ibyo babishingiye hehe? Babishingiye ko i Burundi
ubutegetsi bw'i Burundi bwari bwiganjemo abatutsi benshi cyane cyane mu gisirikare. Noneho muri 1972 i Burundi abahutu b'i Burundi bashatse gukora kudeta. Kudeta bivuga guhirika ubutegetsi buriho. Noneho abahutu b'i Burundi bashatse gukora kudeta, leta y'u Burundi irabimenya iburizamo ya kudeta, hanyuma habaho igikorwa kitari cyiza cyo kwica abashatse gukora kudeta bari abahutu, ariko hanicwa abanyeshuri bari muri kaminuza no mashuri yisumbuye b'abahutu. Abanyeshuri bamwe na bamwe baricwa abahutu, benshi bahungira mu bihugu bikikije Burundi, harimo n'abahungiye hano mu Rwanda. Muri 1972 je nari muto, nari mu mashuri abanza mu mwaka wa 2, twarababonye, twarabakiriye bahunze bavuye i Burundi, ababyeyi babo bishwe, abo nabo bahunga ubwicanyi. Icyo rero cyatumye leta ya Kayibanda igishingiraho yongera yigisha abahutu bo mu Rwanda ngo abahutu bo mu Rwanda bagomba kwishyira hamwe bagahorera bene wabo b'i Burundi ngo bishwe n'abatutsi. Bati dore murabona dufite n'impunzi z'abahutu zavuye i Burundi zishwe n'abatutsi b'i Burundi, namwe rero hano mu Rwanda mugomba guhorera bene wabo. Numva umunyarwanda wavuga ko Umurundi ari mwene wabo gute, uretse ko bahuriye kuba batuye Afurika bose. None icyo gihe muri 1973 bashyiraho iyo gahunda mbi, politike mbi yo kongera kwica abatutsi, bahera ku batutsi bari mu mashuri, abatutsi bari mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza, barabica, abandi barabirukana, babirukana mu gihugu, baragenda barahunga. Urumva izo movement zose z'ubwicanyi 59, 63, 73, ibyo rero byagiye byongera umubare w'abatutsi bicwa hano mu gihugu ndetse n'umubare w'impunzi zagiye mu bihugu by'amahanga. Habyarimana rero muri icyo gihe cya 1973 yashatse guhiruka ubutegetsi. Icyo gihe ari umusirikare Habyarimana, perezida Habyarimana Juvenal niwe wari umusirikare mukuru ukomeye ufite ipeti ryo hejuru. Icyo gihe yahiritse ubutegetsi bwa Kayibanda, akora kudeta, avanaho Kayibanda ku itariki 5 z'ukwa karindwi umwaka wa 1973. 5 z'ukwa karindwi 1973. Iyo myaka yose Kayibanda yategetse kuva 1962 kugeza 1973 niyo yitwa Repubulika ya mbere. Repubulika ya mbere ni ubutegetsi bwa Kayibanda na Parmehutu. Noneho Habyarimana guhera ku itariki 5 z'ukwa karindwi 1973 niyo yitwa Repubulika ya kabiri. Noneho Habyarimana we akoze kudeta, akuraho Kayibanda, akuraho n'ubutegetsi bwa Parmehutu. Parmehutu yari yiganjemo abategetsi benshi bari abakomokaga mu yahoze ari prefecture ya Gitarama, niho Kayibanda yavukaga. Abategetsi bavanywe mu 1973 babafungiye hano mu Ruhengeri, Musanze. Hariya Musanze hari gereza, umujyi wa Musanze bitaga gereza idasanzwe, gereza special, prison special. Iyo gereza idasanzwe ari gereza mbi kuko abantu bafungwaga mu buryo bubi cyane, bakabashyira mu twumba dutoya tutagira urumuri, bakicirwamo n'imbeho, bakicirwamo n'ubushyuhe, bakicirwamo n'imibereho mibi. Hanyuma rero uretse kubafunga mu buryo bubi, baranabishe abantu barenga 70, kandi bose b'abahutu bishwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Bivuga ko ubutegetsi bwa Habyarimana bwatangiye nabwo bwica. Habyarimana rero ubutegetsi bwe bwose, aho ndihuta, icyaburanze bwaranzwe n'ibintu bibiri bikomeye. Ikintu cya mbere cyo kuvuga ko abahutu barenganyijwe. Abahutu barenganyijwe ku gihe cy'ubwami, ariko ko na Kayibanda nawe hari abahutu yarenganyije, akibanda cyane cyane ku bahutu bahavuka. Ati rero kubera yuko abahutu bo mu majyaruguru aho nkomoka, ni ukuvuga hano Musanze, Burera, Nyabihu, Rubavu, Ngororero, ati abahutu bo mu majyaruguru bararenganyijwe, nibo bagomba guhabwa imyanya myinshi mu mashuri no mu kazi. Abyitiringaniza, ni ukuvuga afashe igice avukamo cy'amajyaruguru y'igihugu, nicyo agize ahaye priority mu mashuri, priority mu mirimo. Noneho mu ngabo z'igihugu ho
hakinjiramo hafi 80% by'abakomoka hano mu majyaruguru y'igihugu gusa, mu ngabo z'igihugu. Icya kabiri, noneho rero abahutu basigaye muri prefegitura zindi bakabagabanya iyo myanya, ariko umwihariko yawushyize aho avuka. Icya kabiri, bakavuga ngo abatutsi bo bize kera, buke buryo bagiye bajya mu mashuri nababwiye, abatutsi bo bize kera, rero umubare wabo mu mashuri tugomba kuwugira muto cyane kuko bize kera. Ni nk'uwakubwira ngo kubera ko umubyeyi wawe yize, wowe ntabwo ufite uburenganzira bwo kwiga. Ubuse niba data yarize, byabuze umwana we kwiga n'abazamukomokaho. Murumva yari sisitemu mbi. Kandi abatutsi nabo ntabwo abatutsi bose bari barize, hari harize abatutsi bake nabo bakomokaga mu miryango ikomeye, kuko abazungu bagendaga batoranya imiryango imwe n'imwe. Ntabwo abatutsi bose bageze mu mashuri, hariho abatutsi b'abakene, hakaba n'abahutu b'abakene. Niko byari bimeze. Ariko Habyarimana wo kugira ngo yewe yaba Habyarimana na Kayibanda, abo bombi icyari kuba cyiza kuri bo ni uko bari gukora impinduka, bakabona ububi abakoloni bakoreye igihugu, noneho bagaca akarengane abanyarwanda bose bakareshya. Nicyo cyabananiye, kuko Parmehutu ya Kayibanda yahaye umwihariko abahutu bavuka muri Gitarama cyane cyane, noneho Habyarimana nawe aha umwihariko abahutu bavuka mu majyaruguru y'igihugu. Uko igihugu rero cyasenyutse, noneho abo banyarwanda baba bari mu gihugu imbere bakorerwaga akarengane, baba bari mu mahanga b'impunzi nabo bakorerwaga akarengane, niho byagezeho bakomeje gusaba ko ibintu bihinduka, ariko biranga. Niho byagezeho muri 90, aho ngaho Fandika bari babwiye muri 90 bishyira hamwe, kuko inzira zose za politiki zari zarananiranye. Noneho bishyira hamwe batangiza urugamba rwo kubohora igihugu, tangiza urugamba rwa gisirikare. Urugamba rwa gisirikare rero barutangije, leta y'u Rwanda nayo aho kugira ngo irwane intambara y'amasasu, yego yarwanye intambara y'amasasu igafatanya abafaransa bakayifasha, ariko inashyiraho politike yo kwica. Politike yo kwica ivuga ngo abateye u Rwanda bafite ibyitso mu Rwanda, kuko impunzi nyinshi zari zigizwe n'abatutsi. Bakavuga bati abatutsi bari mu Rwanda nabo ni ibyitso by'inkotanyi, ndetse n'abahutu bafatanyije, abahutu bashaka demokarasi, abahutu basaba impinduka, abahutu bashaka ko u Rwanda abanyarwanda bareshya, batabona n'abanzi b'igihugu, hajyaho Minisiteri y'Ingabo ishyiraho amabwiriza, mwaka w'1992, amabwiriza yanditse ku itariki 21 z'ukwa 9 1992. Amabwiriza avuga ko umututsi wese ari umwanzi w'u Rwanda, ko kandi umuntu wese uha umututsi ubufasha ari umugambanyi w'igihugu, kwabo bose ari umugambanyi w'igihugu, umuha ubufasha yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga, nawe ni umwanzi w'igihugu. Noneho rero jenoside hakoraho rero hajyaho ubukangurambaga mu rubyiruko, gukora mobilization mu rubyiruko, bakumvisha urubyiruko rw'abahutu, bakabashyira hamwe nk'uko muri ahangaha, bakabigisha intwaro, bakabigisha ideology yo kumvisha ko umututsi ari umwanzi w'igihugu. Noneho bamara guhabwa iyo training ya gisirikare ya ideology, urubyiruko bashyize mu byo bitaga interahamwe n'impuzamugambi, bakabohereza kujya kwica no gutraininga abandi mu giturage. Abo rero nibo bafatanyije n'abasirikare na leta kurimbura abatutsi muri 1994. Ubwo ndabivuga mu ncamake uburyo urubyiruko rwakoreshejwe. Hishwe benshi kuko hishwe abatutsi barenga miliyoni, n'abantu benshi cyane. Ariyo mpamvu muzabona inzibutso ahantu hatandukanye, cyane cyane mu bice abatutsi bari benshi. Ko nuko kuvuga Iburasirazuba, bamuturutse turutse Nyagatare, murabona urwibutso Kiziguro, muraza mubona urwibutso Kayonza, hari aho bita Rukara, Mukarange, Kabarondo, Kibungo, Ngoma, Rwamagana, Musha nyinshi. Mu mujyi wa Kigali naho murazibona Gisozi, Kibagabaga, Rebero, Nyamata, Ntarama,
Kamonyi, Kabgayi, Nyanza, Ruhango, ni henshi cyane, Kinazi. Ni ukuvuga ibice abatutsi barimo benshi bose bararimbuwe, abarenga miliyoni, ni abantu benshi cyane. Amahirwe, nabwiraga amahirwe kuko no mu byago habaye amahirwe. Amahirwe ni uko inkotanyi, FPR inkotanyi n'abasirikare bayo barimo benshi barafite imyaka nk'iyanyu, bo barakomeje bararwana, bahagarika jenoside, bashobora gutsinda leta y'abo bicanyi. Abo bicanyi rero mu gutsindwa bahungishije abaturage, basabye abaturage, bategetse abaturage guhunga igihugu, babajyana ku ngufu muri Kongo. Benshi bahungira muri Kongo, abandi bajya i Burundi, abandi bajya Tanzania. Baragenda bajyayo, nyuma leta yagerageje kugenda ibacyura ibasaba gutaha. N'ubu abo bicanyi baracyaba muri Kongo, barahari muri FDL. Abana bavukiye babumvisha ko babujijwe gutaha n'u Rwanda, bakabashyiramo inyigisho mbi. Yako ibyo babibaganiriye, babwira FDL n'imiterere yayo. Ibyo mbinyuzemo nirukanka mu rwego rw'amateka, ariko numva iby'ingenzi n'ibyo ngibyo. Iby'ingenzi n'ibyo mukwiye gufata, kubona uburyo u Rwanda uko rwari rumeze mbere y'uko abazungu barugeramo. Igihugu kimeze neza, kibanye, gifite abaturage bibona mu buyobozi bwacyo. Ubuyobozi bw'u Rwanda nabwo bukumva ko bukorera abanyarwanda bose. Ubuyobozi bw'ubwami nuko bwari bumeze. Abakoroni kubera inyungu zabo baraza batanya abanyarwanda, bavanaho bwa buyobozi bashyiraho ubwabo, bafata abanyarwanda bamwe bari bashyira mu mashuri, barangije babakoresha mu mirimo y'ubutegetsi n'imirimo y'uburetwa. Nabibabwiye aho bamwe batangiye gusabira ubwigenge bw'igihugu ko abakoroni bagenda, abakoroni barahindura, bashaka abandi banyarwanda binjiza mu murongo wabo, babigisha kwica abandi. Ubwicanyi burakorwa. Noneho leta iyobowe cyane cyane na Parimutu na MND bashyiraho amategeko abuza abanyarwanda kugaruka mu gihugu, yima abatutsi uburenganzira ku mitungo, akumira abatutsi mu mashuri n'ibindi harimo ubwo bwikanyizi. Icyo tugomba gufata ni iki rero? Ayo mateka ni ngombwa kuyamenya. Ubwo mbateye inyota, hari ibitabo bihari, hari ibyo mwabona kuri internet, mbateye inyota yo gushaka ayo mateka. Gushaka ayo mateka, mukayiga mukayamenya. Noneho namwe mwumvise bayagoreka, mukajya mubanyomoza. Ikindi rero, mukumva ko mugomba gushyira hamwe. Kubera yuko abazungu kugira ngo bashobore gusenya u Rwanda no kugira ngo barutera ako kababaro, kuko nta gihugu na kimwe cya Afurika cyishwemo abantu nko mu Rwanda, kandi abantu bakicwa bishwe n'abandi banyarwanda, nta na kimwe byabayemo. Dufite rero amateka mabi twanyuzemo, ariko dufite aho twishingikiriza. Aho twishingikiriza ni uko dufite ubuyobozi bwiza muri iki gihe bwigira kuri ayo mateka, ariko bwubaka igihugu cyacu twese cya buri munyarwanda. Ubwo buyobozi bwiza rero dufite amahirwe kuba dufite, nimwe batoya mugomba kubushyigikira, nimwe batoya mugomba gukomeza muri uwo murongo n'icyo cyerekezo. Nizo nshingano mufite, kuko nimudakomeza mu murongo n'icyerekezo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame atuganishamo cyo kuba bamwe, tugashyira hamwe, tukubaka u Rwanda rwacu, tukareba ibidukwiriye, tukaba ibyo dukora, abanzi b'u Rwanda bashobora kuza bakongera kudusenya, ugasanga bamwe bisha abandi. Ibyo rero ni mwebwe mugomba kubiharanira. Amateka y'u Rwanda mukayabungabunga, ariko mugaharanira ko ibyabaye bitazongera. Reka rero ndekera aho ngaho, mbaha akanya twungurana ibitekerezo, aba bafite ibitekerezo, abafite ibibazo bikeneye gusobanurwa kurushaho, tubikore. Ariko ntongere mbabwire ngo iki kiganiro amateka y'u Rwanda ntabwo wayavuga mu isaha imwe, ntiwavuga mu masaha abiri, yewe ntiwayavuga no mu cyumweru kimwe n'ukwezi, dushobora kuyiga umwaka wose. Ariko ni ngombwa ko mugira inyota yo kuyiga mukayamenya, kubera yuko ntimushobora kuzaba mu gihugu niyo mwaba mu mahanga, mukenera kumenya amateka y'aho muvuka, kuko aho muba nabo bakeneye gusobanurirwa amateka y'aho muvuka, bazajya banayababaza. Cyane cyane ko b'abanyarwanda basize bashenya u Rwanda, bafite abana babo babyarira mu mahanga bakababeshya. Noneho abo bana nabo bakura, agakora azi ko u Rwanda ari rubi, agakora azi ko umututsi ari mubi, ko umututsi ari we watumye ahunga, kandi nyamara atari byo.
ariyo mpamvu rero kumenya aya mateka ari ngombwa kuyagaragaza kugira ngo munafashe bagenzi banyu bari mu mahanga batazi ukuri ko mu Rwanda kumenya ukuri bakaza bagasanga igihugu bakakibonamo. Niyo wakomeza kuba mu mahanga ari ukaba mu mahanga uzi ko uri umunyarwanda ujya no mu Rwanda mushakiye. Voilà, reka turekere aho ngaho ibindi tubikomereza. Murakoze. Intore! Intore! Ngiki cyo mbakundira rero.